cyane ko twabonye Amerika yohereza ubwato mu nyanja ivuga ko bupakira intwaro kirimbuzi bwiteguye ndetse no kwa bwazirasa ku Burusiya igihe byabaye ngombwa. Ariko hari n'ikindi kintu cyabaye muri iki cyumweru kitamenyekanye nyuma y'uko Amerika yohereje buriya bwato ari ubwato bw'Abarusiya bw'uburukiye hejuru ya Cuba ku nkombe za Cuba. Yego, ubwato bw'Uburusiya bw'ururukiye hejuru ya Cuba. Yego. Ku buryo nabyo byabaye nk'ibishyira Amerika ku gitutu no bisa n'aho ari nko kuringaniza imbaraga. Benshi mu bahanga bakaba bari batangiye no gukeka ko ibyabaye muri 1961 byaba bigiye kongera gusubira. Haje kugaragara rero ko hari ubwato bw'Uburusiya bw'uburukiye hejuru ya Cuba, ku mazi ya Cuba, busa naho bwitegeye neza imijyi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka California. Mu masaha yose akurikiraho uwitwa Steven Witkoff, intumwa yihariye ya Donald Trump, nibwo yahise mu Burusiya direct kubonana na Perezida Putin kugira ngo baganire kugira ngo barebe ko aya makimbirane yahagarara. Urabona bizashoboka ko Israel yigarurira ntara ya Gaza? Birashoboka. Kurikije iki? Birashoboka gukurikije agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN 89 ST ku nzu ya 9 muri etage ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusho kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha, tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse tukaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Haha ibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi, maze wiyubakire u Rwanda. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri, itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga batahana bacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura, ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ngendi Jean Dodier Kanijabo, tugiye kuganira ku bijyanye n'uburasirazuba bwo hagati, ariko kandi turaza no kugerageza dushyiremo Uburusiya na Ukraine, tunashyiremo Amerika y'Amajyepfo. Reka duhere kuri Perezida Donald Trump ugiye guhura na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya kugira ngo baganire ku bijyanye no kurangiza intambara hagati ya OTAN ndetse nabo bahanganye muri Ukraine. Turanareba kandi uburyo Leta z'Ubumwe za Amerika zashyizeho miliyoni 50 z'amadolari ku muntu uzabafasha
gufata perezida wa Venezuela Nicolas Maduro. Amerika iramushinja ibyaha bya ruswa n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Turaza no kureba kandi uburyo leta z'ubumwe za Amerika zafatiye Ubuhinde ibihano birimo kongera ibicuruzwa, umusoro ku bicuruzwa biva mu Buhinde ukagera kuri 50% bitewe n'uko Ubuhinde ari kimwe mu bihugu bicuruzanya cyane n'Uburusiya, kandi Uburusiya bwari bwarategujwe na Donald Trump ko buzafatirwa ibihano by'inyongera ku bijyanye n'abakorana ubucuruzi nabwo. Turaza no kureba umujyanama w'umutekano mu Buhinde Ajit Doval yahuye n'umujyanama mu by'umutekano nawe mu gihugu cy'Uburusiya nyuma y'uko ibyo bihano bifashwe. Turaza no kujya ku gitero cy'Uburusiya cyisha abantu babiri kikangiza n'ibikorwa remezo byinshi mu mujyi wa Kiev mu gihe abaperezida b'ibihugu byombi bavuga ko bazahura. Israel nayo inama y'umutekano y'iki gihugu yemeje ko igomba kwigarurira intara yose ya Gaza. Ni ikintu Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu atavugaho rumwe n'umuyobozi w'igisirikare cya IDF. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Jules Nkusi. Jules, uri amahoro? Ndamahoro. Reka duhere kuri Perezida Donald Trump ugomba guhura na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Nabonye Putin yaranemeye ko agomba guhura na Zelensky wa Ukraine. Twavuga ko ibingibi biturutse ku musaruro w'iminsi 50 Donald Trump yari yarashyiraho Putin kuba yamaze kugaragaza ubushake bwo kurangiza iyi ntambara, nyuma akaza kuyigira iminsi iri hagati ya 10 na 12, cyangwa hari ahandi biturutse? Nabango biturutse ku bintu nka bibiri ahubwo bikomeye. Icya mbere hari icyo cy'igitutu cy'iminsi 50 ariko cyo ntabwo kitigeze gikora kitanatanze n'umusaruro. Cyane ko twabonye Amerika yohereza ubwato mu nyanja ivuga ko bupakira intwaro kirimbuzi bwiteguye ndetse no kuba bwazirasa ku Burusiya igihe byabaye ngombwa. Ariko hari n'ikindi kintu cyabaye muri iki cyumweru kitamenyekanye. Nyuma y'uko Amerika yohereje buriya bwato, ari ubwato bw'Abarusiya bw'urukiye hejuru ya Cuba, ku nkombe za Cuba. Yego, ubwato bw'Uburusiya bw'urukiye hejuru ya Cuba. Yego. Ku buryo nabyo byabaye nk'ibishyira Amerika ku gitutu no bisa n'aho ari nko kuringaniza imbaraga. Benshi mu bahanga bakaba bari batangiye no gukeka ko ibyabaye muri 1961 byaba bigiye kongera gusubira. Yego, ubwo bwato bw'Uburusiya bwagaragaye muri Cuba byagenze bitutunyiriyemo gatoya. Ni ubwato bumenyereye nka nuclear submarine. Ni ubwato bw'uburukiye ku nkombe ya Cuba nyuma y'uko Amerika nayo ubwayo yari imaze kohereza ubwato hafi mu mazi y'Uburusiya, ariko ku gice gisa naho gihanizwe n'Ubuyapani. Ku birwa bita kurira, abantu bahazi barahita babyumva neza kuko buri hari ibigo by'Ubuyapani Ubushinwa Uburusiya bufite kuva mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Navango rero Uburusiya na Cuba nk'abantu bahoranye ari inshuti n'ubundi n'amato inzira z'amato y'intambara, rubwo abasa naho zishe kwa kwenda ibihugu yabyirinda ko zimenyekaye byaba bibi. Yego. Yaje kugaragara rero ko hari ubwato bw'Uburusiya bw'uburukiye hejuru ya Cuba, ku mazi ya Cuba, busa naho bwitegeye neza imijyi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka California. Ku buryo byabaye nk'ibishyira igitutu kuri leta ko ni nabwo mu masaha akurikiraho uwitwa Steven Witkoff, intumwa yihariye ya Donald Trump, nibwo yahise mu Burusiya direct kubonana na Perezida Putin kugira ngo baganire, kugira ngo barebe ko aya makimbirane yahagarara. Mu byo rero bumvikanye harimo kugabanya ikintu nka tension cyangwa se pressure yo kuba bashobora kwisangaho mu ntambara kirimbuzi. Ikindi burya banaganiriye ku by'ubukungu, ku bijyanye n'ubukungu. Ingingo y'ubukungu baganiraga nyine no kureba ko bazagabana ikirere nyuma y'uko iyi ntambara yabo igeze ku musozo. Ubwo noneho mu magambo make guhura kwa Trump na Putin bikaba bisobanuye ko byavuye kuri icyo gitutu mbere na mbere. Yego, byaturutse ku gitutu nava ko kitigeze kigira umumaro, kubera ko ahubwo nava ngo Perezida Trump nk'umuntu wavuze ko azahagarika intambara mu minsi 2 mu masaha 28. Yego, mu masaha 28 ubwo n'umunsi umwe yagaragaye ahubwo yaraciye mu turongo nk'ijana. Ibyo yavuze yavuga icyumweru ugasanga ntikibarirwe, yavuga 2, noneho bigeze abayobozi b'uburyo gusa barero baravuga bati no, igihe cyose ibyo turwanira bitarumvikana mutarabirekonesa impamvu zatumye dutangiza intambara zigihari.
ntabwo tuzigera duhagarika intambara noneho bivaho haza gutera amagambo hagati n'umuyobozi wungirije inama nkuru y'igihugu y'umutekano w'Uburusiya Dmitry Medvedev kugeza ku rwego byagaragaraga ko ibihugu byombi bishobora kwisanga mu ntambara kirimbuzi ni ukuvuga ngo nabango Trump yari umuntu uzakoresha ijambo rye n'ubushitera na Putin mu guhosha intambara akamubwira ati please daddy cool down cyangwa se inshuti yanjye cica bugufi ariko yasanze ngira ngo daddy ngira ngo yarafitewe kukuringa down cyangwa guca bugufi ikindi wenda navuga ko byagaragaye wenda navuga ko wenda n'abantu bose badashidikanya bashobora babona nuko iyi ntambara byagaragaye ko uburyo bwonyine bwo kwikintu uko Amerika ibishaka cyangwa se uko Ukraine ibishaka byasaba ko wirukana Abarusiya ukabavana muri Ukraine ukabageza i Moscow kandi ibyo nabyo byagaragaye nk'ibidashoboka yego ukurikije Amerika ubufasha yagiye itanga inkunga yagiye itanga amakuru y'ubutasi n'ibiki byose binyuze mu byo natwita nka power decapitation strategy kwa kundi yica n'abayobozi bakuru byose yagomba gukoreshwa muri intambara yakoreshejwe ariko nta musaruro n'umwe yigeze utanga hereza abanyamerika w'ikintu bashakaga nyine muri iyi ntambara uburyo rero bwari busigaye bwonyine no kumvikana ubonye ko banakangisha kirimbuzi abandi nabo turazifite ariko natwe twabarasa byari bimaze kugaragara ko rero byanga bikunda inzira yo isigaye ari iyi ngiyi yo kumvikana hanyuma Jules kuba Trump na Putin bazahurira muri leta zunze ubumwe z'Abarabu byo bisobanuye iki kuri icyo gihugu bazahuriramo navuga ngo icyo bisobanuye nuko biriya bihugu by'umurasirazuba bwo hagati yaba Qatar n'iyo leta zunze ubumwe z'Abarabu bavugaga turaza no kubigarukaho na perezida wayo ari Moscow navuga ko bazahurira nuko ari igihugu kiri netre kigiye kigaragaza uruhande gishyigikiye muri iyi ntambara ni kimwe mu bihugu ntabwo kigiye gifata uruhande wenda nka biriya by'Uburayi nk'Ubudage cyangwa se mu Bufaransa n'ibindi kuba rero bazahurira n'igihugu kitigeze kigaragara nk'aho kiri muri iyi ntambara ngo gifata uruhande nabangu ni ikintu cyiza cy'uko ariho hashobora kuva n'umuhuza mwiza cyane ahantu heza kubera ibiganza cyane n'abantu n'ibindi bihugu byombi bishobora kuba byizeye ugereranije n'uko wenda byashobora kubera muri Turikiya n'ahandi twagiye tubona binanirana Uburusiya bukavuga bati tuzajyayo nako perezida Putin ntajye ugasanga yagiye n'amazi zonyine yego hanyuma Putin na Trump bazahura hamwe na Zelensky cyangwa bazabanza bahura ubwabo noneho Zelensky baba bamutumira nyuma aka kanya kugeza ubu ukurikije kalendari y'ukuntu ibintu bimeze hagomba guhura Trump na Putin kuko nibo ba nyiri intambara ariko nanone ejo binyuze ku mugaba mukuru w'ingabo za Ukraine bamwita Colonel General Alexander Sirski yavuze ko ngo ibyo Amerika iri gukora ariko ari kubagambanira ngo kandi ngo nta kintu kizava mu biganiro bazagira n'Uburusiya uretse icyo yise ngo ni bullies sinzi ukuntu ngo ndabigereranya mu Kinyarwanda ariko abantu bamenye ko ari ikiburi ariko mbivuga n'ubundi yego abantu barabyumva bigaragaza ikintu ukuvuga ngo urebye ko agenda imeze niba Trump yarohereje intumwa i Moscow byanga kuko niyo Zelensky ari mu rugo ngo uzazanwa ku meza yakabaye nawe intumwa yaragiye i Moscow arangiza ikajya n'i Kiev ariko kuba yaragiye i Kiev nako i Moscow nuko byanga ko na Moscow ari prioritaire cyane kuruta Kiev muri aya makimbirane cyane ko Kiev idafite Washington ntishobora kuyibona hanyuma hari amatariki yari yamenyekanira cyangwa no kuba mu minsi iri imbere gusa bavuze mu minsi iri imbere ariko mu bigaragara byabanje kuvugwa na Steve Witkoff wari woherejwe na Donald Trump Moscow uyu munsi niba ejo ku itariki 7 nibwo witwa Dmitry Peskov umuvugizi w'ibiro bya perezidansi y'Uburusiya ry'i Kremlin yabitangaje nawe ariko bombi ntabwo bapresiza itariki bazahurira reka bavuze itariki ariko birashoboka ko byanga bikora iri mu gihe cya vuba ugeranije yego reka duhite dukomoza kuri perezida wa leta zunze ubumwe z'Abarabu wasuye Uburusiya nicyo gihugu bazahuriramo twari tumaze kubivuga kuki yahereye mu Burusiya ese biteganyijwe ko azajyana muri leta zunze ubumwe za Amerika nyine nk'igihugu kizaberamo ubuhuza kugira ngo abanze aganire n'impande zombi navuga ko kuba asuye Uburusiya nyina bango n'uruzinduko
rwa gishuti cyangwa se ni uruzinduko ruri official cyangwa se rugamije kuzamura imikoranire y'ibihugu byombi n'imibanire na mbere cyane ko wenda buriya wenda kimwe wenda mu bintu wenda biba bidasanzwe wenda bamwe mu bantu batazi nuko biriya bihugu by'abarabu nubwo bigira peteroli ariko bigura peteroli nanone yego ibindi bintu by'ingenzi bikenera nk'ingano nikitwa ifarine kandi bivuze ibyo ngibyo Abarusiya barabyihagije mu bigega byabo nikitwa umugati cyabuzemo barabututse ukuntu bigenda ndetse n'inyama yego Abarusiya rero n'abantu bakungahaye kuri ibyo bintu navuga ngo uruzinduko rw'uriya mugabo ruri muri ibyo bintu byombi ariko nanone buri kintu abantu badakwiye kwirengagiza nuko Dubai ubundi nyirizina mu masoko nakwita ko ari nk'aya mabuye y'agaciro ku isi ari mpuzamahanga Dubai ni ryo soko rya kabiri nyuma ya Doha kuko amabuye yagiye i Burayi avuye muri Afurika abanza kunyura i Doha amwe akajya muri Aziya akaza i Burayi akakomeza no muri Amerika yego kuba rero yagiyeyo kandi twabonye ko mu buzaganirwa harimo n'amabuye y'agaciro ya Ukraine nkeka ko n'iki kintu cy'isoko nacyo ashobora kuba yagiye yagiye kugitereza cyangwa se kuba yagiye kuba ati muzaduhe n'icyashara ariko no gukomeza gusa n'ahateretse kureba ko yakwigurira igitoro bijyanye no wenda abona ibindi bihugu nk'Ubuhinde babimereye nabi ariko twe dushobora gukoresha imbaraga dufite zo kuba turi igihugu nakwita nka paradis fiscale cyangwa se igihugu gishobora kwizerwa umuntu ashobora kubikamo amafaranga ashobora gushoramo ishoramari ashobora kubikamo se imitungo yindi ikomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi tugakoresha izi mbaraga dufite mu kugira ngo twebwe twunguke cyane mu gihe abandi bari gufatirwa ibihano. Hanyuma Jules reka tunyarukire kuri leta z'ubumwe za Amerika zafatiye Ubuhinde zazamuriye umusoro Ubuhinde ku bicuruzwa biva mu Buhinde byinjira muri leta z'ubumwe za Amerika bikazajya bisora ku kigero cya 50%. Ibi Donald Trump yari yarabiteguje Uburusiya ko ibihugu bikorana ubucuruzi nabyo bizagirwaho ingaruka nk'izo ngizo. Byatumye Ajit Doval uyu n'umujyanama mu by'umutekano w'Ubuhinde nawe akorera uruzinduko hariya muri Moscow. Uru ruzinduko rwe ruri mu bijyanye no kuba bavugana kuri iyi misoro ya Donald Trump cyangwa hari ibindi rugamije mu bijyanye n'ubufatanye hagati y'Ubuhinde n'Uburusiya? Icyambere ni ikinyi cyo waruvuze cyo kuzamurirwa imisoro cyangwa se ibihano mu by'ubukungu reka ariko tubifata burya. Yego. Ikindi cya kabiri harimo imikoranire mu by'ubufatanye cyane ko Ubuhinde bwagaragaje ko butazigera bufata indege za F-35. Ahubwo bugiye gushyira imbaraga cyane mu guteza imbere indege zikorerwa iwabo ndetse no kugura tekinoloji z'Abarusiya zijyanye n'uburinzi bwabo bw'ikirere. Ku isonga mu makuru naje kusanga ku mihanda ya bimwe mu binyamakuru byo mu Burusiya hari kimwe muri byo kandi gikomeye cyane nakita kari nk'umuzindaro wabo witwa TASS cyari cyavuze ko Ubuhinde bwakoze komande ya misiri za S-400 bityo akaba ariyo mpamvu bwinangiye gufata icyo nakita nk'indege za F-35 ku buryo nkeka ko ari byo biri mu bintu byarakaje leta z'ubumwe za Amerika kumva ko igihugu bari basanzwe bafitanye umubano kivuze ko kitazabafatira indege. Nibutse abantu ko Ubuhinde atari cyo gihugu cya mbere gihawe ibyo bihano na Turkiya yigeze kubihabwa kubera ko yari imaze kugura ubwirinzi bwa S-400 yanze gufata indege za F-35. Banayihanishije kutazayiha F-16 n'izindi misiri za Patriot. Yego. Kubera iki kintu navuga ngo rero Ubuhinde n'igihugu cyamaze kwisobanukirwa kuba cyajya kureba Uburusiya biri muri izo ngingo zombi ebyiri. Hari ubufatanye mu bya gisirikare n'umutekano ndetse no guteza imbere ikoranabuhanga ariko hari no kwigiranaho mu byo natita nko kwepfira intwaro yitwa ibihano kuko Uburusiya ni kimwe mu bihugu bimaze igihe mu bihano kandi byagaragaje ko ibihano ahubwo bishobora kuvamo andi mahirwe umuntu ashobora gukoresha cyangwa se no gufungura indi miryango kuruta uko umuntu yakigunga ko yahawe ibihano no kugaragaza ko no kwiyumva kuri ya bloke nakita kari nk'Ubushinwa nawe Abarusiya bavugaga cyane ko byagaragaye ko kwihuza ko hari ibyo bishobora gutuma nibura batsindira intwaro y'ibihano. Yego. Jules reka tunyarukire kuri Israel rero yavuze ko igomba kwigarurira intara ya Gaza yose. Ni ibintu Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu atavugaho rumwe n'umuyobozi w'igisirikare IDF. Biraza kubyara iki uko kutumvikana? Bona bango
ibi bintu n'ubundi muri Israel, politiki ya Israel muri rusange urebye uko bari abantu twita Zionist bifata muri Israel na politiki yabo muri rusange ubona ko byanga gukunda harimo abayahudi batayumva neza 100% kuko iriya Zionism ubundi biba bikira kita nk'uweza ngundi nukuvuga ngo kuba rero Benjamin Netanyahu itegeko rivuga ko gazi igomba kwiyomekwaho n'ubundi ntabwo birahita bitanga igisobanuro neza cy'intambara yari yatangije avuga ko ariyo kugira gute ko ariyo kubohoza imbohe zatwawe na Hamas. Ibi kandi nabyo bije ibihugu byinshi ku isi birimo kuvuga ngo turashaka Palestina nk'igihugu kigenga. Yego. Nyamara bashaka gutwara Gaza yose. Navuga ngo ntabwo wenda bishobora kugira ingaruka yenda inyuma muri Israel, wenda muri politiki ya Israel ngo bigire ingaruka cyane wenda baye bakwisubiraho kuko bari abantu nubwo wenda baba bafite ukuntu badahuza n'imbere muri politiki ntabwo batuma wenda iyo bigeze ku rwego nakita kari nk'urw'igihugu cyangwa se ku nyungu zabo z'igihugu bagira ukuntu bumvikana. Ariko mu byo nabonye byagiye bigaragazwa na minisitiri w'ingabo agiye avuga ko muri Gaza bapushije abasirikare barenga 500. Ikindi imbohe zabo ntibarazibona ku buryo rero kuva ngo uriyemekaho Gaza n'abo u Rwanda butarabamaramo nabyo nakita ko kidasobanutse. Ni intambara rero bagiye kuvanamo hafi imyaka irenga 2 nta musaruro ugaragara ufatika w'ibyabajyanye bakuyemo. Navuga ngo rero ntabwo biratanga neza igisobanuro kuvuga ngo bazigarurire hanze uretse ko biranashimangira icyo nakita nk'ubushobozi buke cyangwa se imbaraga nke z'umuryango mpuzamahanga zo kurengera abanyegaza. Yego, kubera ko nabonye bose bahugira mu kwamagana no kwamagana. Ejo nabonye witwaga Joseph Borrell aho zari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'Uburayi avuga ko uriya muryango wigize nyoni nyinshi uvuga ko ufata Israel ibihano kandi bya nyirarureshwe. Niko bimeze bikorega nyirawo ninde se ushyiraho amafaranga menshi muri Loni ninde para Amerika. Birumvikana ntabwo kandi Amerika ntabwo ushobora kwitandukanya na Israel kuri iki cyemezo. Yego, urabona bizashoboka ko Israel yigarurira ntara ya Gaza? Birashoboka. Ukurikije iki? Birashoboka gukurikije buriya ikintu kimwe mu bintu abayahudi bazwiho kuyibemeje ikintu baragikora. Kandi ikindi navuga ngo urebye ukuntu babanje guca umutwe Hamas ndetse n'iriya mitwe yindi navuga ko ari amaprofisizi ya Hamas, birakwereka neza ko bari bafite umugambi wo kwigarurira hariya hantu igihe kirekire. Kandi cyo hambere baba bigaruriye ku iriya ntambara yatangiye. Kuko hari n'igihe bigeze bahigarurira ingabo za Israel zimarayo iminsi mu 2006. Yego. Nibwo bongeye basubiza abanyepalestina. Yego, hanyuma Jules reka dusoreze kuri iki kivuga ko Amerika yashyizeho miliyoni 50 z'amadolari zivuye kuri 25 yari yarashyizeho ku muntu wayifasha guta muri yombi Nicolas Maduro n'abandi bategetsi bakuru ba Venezuela. Uyu ni president wa Venezuela nyine. Amerika ibi yashyizeho igihembo nk'iki ngiki kubera ko yananiwe gufata Nicolas Maduro no kugira ngo ijijishe amahanga nk'uko abo muri Venezuela babivuga. No kubera iki? ntabwo ubonye amahirwe yo kumufata yabireka. Kuba rero yashyiraho amafaranga byo ni ibisanzwe. Ubundi abanyamerika bakoresha amafaranga n'ubundi mu kugira ngo bafate abanzi babo cyangwa se babice. Ndibutsa ko atari ubwa mbere kuko Trump nibwo witwa Juan Guaido abantu babyibuka neza mu mbirenge kugira ngo na 14 nibwo yari yagumbukanye abanyavenezuela arirahiza kandi yarashyikiwe na Amerika. Yego. Uzi ko byasabye ko interivona mu Burusiya bwohereza abavagineri barwanisha ikoranabuhanga ndetse n'abakonsulta mu bya gisirikare bagera ku 120 bo kujya kurinda Venezuela. None ikindi cyongeyeho Venezuela yakiriye icyo nakwita nk'ubufasha bw'Uburusiya mu gutoza ingabo zabo ndetse no kohereza icyo nakwita nk'indege z'intambara. Ku buryo ari naho byageze bohereje abanyamerika bohereje indege kujya kurasa kwa Maduro iza guhurira n'Abarusiya mu kirere cya Venezuela biba ngombwa ko Amerika retreating isubirayo. Yego.
navango rero ni Maduro kandi bigeze gushaka kwicwa mu 2023 Amerika yashatse kumugaba y'igitero irasa umutaka yari yitwikiriye ariko ntibamenye ko umutaka yari yitwikiriye wari bulletproof cyangwa se wari ufite utashobora gutorwa n'isasu aho bigeze rero Maduro nk'umuntu wabereye ryo mu kirenge nyuma ya Hugo Chavez wise perezida wa Amerika shitani nkuru navango na ba Fidel Castro yagiye higa ikaba buri gihe kinene yego n'abandi bose buriya yivuze Amerika y'Amajyepfo ukavuga Venezuela ukavuga Cuba nibyo bihugu bibangamira Amerika kurusha kongera na Nicaragua biri muri bya bihugu twita ni happy state Amerika idakunda perezida Maduro rero nk'umuntu waje muri iyo ideology ya Hugo Chavez n'abandi bantu bagiye bagaragaza ko bashyigikiye socialism badashyigikiye politike za capitalism muri kariya karere Amerika ko yamushyiraho amafaranga nuko yarananiwe yo kumwicira ariko byagiye bigaragara ko Castro we ubwe yababwiye ati ngewe uretse Imana yonyine izanyica nzapfa n'urupfu rwawe ntabwo mwe muzanyica Maduro rero bari kumushakisha muri ubwo buryo kugira ngo barebe ko kirekire amaranye iminsi yabo bamucirwaho bamukimbiza yego Jules sinzi niba ari cyo wakongeraho kuri izi ngingo zose tugarutseho nakongeraho nuko hari ibitero Burusiya ejo bwagabye muri Kiev byahitanye abantu batanu abandi barakomereka abandi bagira kuri 7 barakomereka hanyuma muri Kharkiv naho hapfuyeho 2 mu bitero byahagabwe ikindi navuga nuko mu cyerekezo nakita cya Chesvyar nyuma ko Chesvyar igaruriwe ibihugu byinshi by'Iburayi nabonye byaratangiye kuba ko ngo ari open door cyangwa se open ari nk'umuryango ufungutse ku Burusiya mu cyerekezo cy'Uburasirazuba ku buryo usibye umujyi w'ingenzi urimo wa Dnipropetrovsk wari warananiranye barimo abakora nawe wabugiye kwigarurirwa bijyanye nuko nyine icyo nakita nk'abasirikare bari barenze umujyi w'ingenzi wa Chasivyar nyuma yo gutakaza b'abanya-Ukraine byahise byorohera kwataka Pokrovsk mu buryo bworoshye. Yego urakoze cyane Jules reka ngushimire. Arakoze cyane Jules Nkusi ndamushimiye twagarukaga ku ngingo zitandukanye zirebana n'intambara ziri hirya no hino ku isi muri Ukraine no Burusiya Israel na Gaza ndetse tunareba Nicolas Maduro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika twanagarutse kandi kuri Amerika yafatiye ibihano Ubuhinde bijyanye n'imisoro aho yongerewe igakubwa kabiri ibicuruzwa biva muri Amerika bijya mu Buhinde bikazajya nako biva mu Buhinde bijya muri Amerika bikazajya byishyurwa ku musoro wa 50% twibutsa ko hejuru ya 25% imibare igaragaza ko ibicuruzwa Ubuhinde bwohereza muri Amerika biri kuri icyo kigero cya 25%. Urumva ko ari ihora ikomeye mu gushegesha economy cyangwa ubukungu bw'Ubuhinde. Harakoze cyane Jules Nkusi namwe ndabashimiye mwari mudukurikiye mukomeze kureba ibindi biganiro bikuru rubuga. Pineapple Gardens Estate uyu ni umudugudu wubatswe mu buryo burengera ibidukikije uri neza aho ufite view nziza ya Kigali uherereye Bumbogo ni muri metero 300 gusa uvuye harimo kubakwa Kigali Innovation City hagati neza ya kaminuza mpuzamahanga ya African Leadership University na Carnegie Mellon University ugizwe kuri ubu n'amazu 17 kuri wowe utuye mu Rwanda cyangwa uba hanze yarwo ya n'amahirwe y'imboneka rimwe aho wabasha kwigurira inzu nshyuka yihabwa irimo modern kitchen ifite ibikoresho byayo byose na internet ya fibre optique n'inzu zubatse aho buri mwe ifite ibyumba 3 na douche na toilette kuri buri kimwe ikagira annex yayo hanze na ifite douche na toilette buri nzu yose ifite parking yayo ishobora kujyamo imodoka zirenze imwe kugura imwe muri izi nzu biguha amahirwe menshi kuko ushobora kuzituramo kuzikodesha kuko zegere kaminuza mpuzamahanga ari cyanya cyahariwe inganda cyangwa ukazikoreramo business ya Airbnb ku imwe muri izi nzu yawe biroroshye kuko wakwishyura ku giti cyawe cyangwa ukagana bank dufitanye amasezerano aho baguha inguzanyo ku nyungu ntoya cyane zigura uyu munsi nawe utura utekanye.